kanguka nkubwire inkuru. Wakangutse? Nakuze mbona data na mama basaza. Ntabwo nari nzi ko urushaka urugora. Urushaka urugora. Reba ndara mu kazi. Ubu ndi umwe mu bantu bahamya ko umugabo wa nyawe asinze iminota 30 yonyine mu ijoro. Kajya gushaka akazi rero. Kumva. Sigare hano. Kaza nka saa 5 buranzanye amafaranga. Ya gusigara uryamye? Sabwo ngubwo ndagiye rero ndaje nimbona akazi urabona ngarutse. Nagiye rero ubwo ngwino ufungeho. Sinzi nimba ntabona rwose unsengere. Oya kubera Imana urakabona. Sabwo ngubwo reka ngende. Nari bakazi. Sawa subira mu nzu. Tugasogongere. Yamageze kukagwa rero. Ndakugurira nyota ndabagurira atatu yashe abahasubaye Twe twanze twicare ku gatebe ibindi mwicaye nyine mpamagare wa mugole mukire ariko muri hera hano sha niko se sha kari wowe uraha nyoko ari he yagiye rurimo se rurimo ariko ni ruke mu bisubizo aho mubivanye zana vuba rigahe icupa naho ubundi uranywa ego Hezekiya we cyane bahereza abantu bakuru n'amaboko bagira gutya n'amaboko icyo mpfa niki cyane ubu kiratwitsura se kiratwibye kandi nyina aruzuza sha nicyo turakundira kanyota nyokara sha nako dushira inyota nyina ni barajye mumure ni imfura umva shaho rero noneho rero yego kanyamugera sha umva buriya nari igorewe ubu naragowe mu rugo iwanjye kaga cyecuru kanye ndavuga kagahita kazamura ishiko vous voyez que vous comprenez la kunywa buriya urwagwa izi nyine izi d'accord very good ikijumba jana byongereza nzi kagasaza n'agaturage nako byarahingaga se shaka afite ijisho ryahiye n'induba rubanda kazi shaka kagwa nari gakombe rero udakurura sha nk'uzapfejo dore reka mbanze nkagaragure mu ijiko ariko burange mbaza ndabaza yego sha aha binega byakashumba rukubaho ugeza kano kanya nawe ubu maranze mubaye mbwa pe kandi basobara abagabo ariko se sha ushigiye kwita imbwa hari n'irizo tureba basi dufite ubwoya akakaba ntagasuzuma kuzinduka aho kuzinduka mujya gushaka akazi nkanjye muri kuzinduka nk'umurwagwa koko se shahu ko ruko wagize imana ukishakira akagore gatoya ubu we ntago tuba turi kumwe hano ahangaha yeharere mani ibyo bintu muri kuvuga ntago ari byo mwakabaye mwagiye gushaka akazi
akira tugusomya utazagenda utwita imbwa nk'uko bivuze oya n'ubundi sinaruherukaga reka nsomeho gakeya mpite nigira mu kazi nasogongera nuko nguko rumeze icara haruguru mba shanzanira kandi gace gira ruguru sha umva se ashaye bandambo ry'abagabo hafi ntukagere ubundi nta nubwo naruherukaga kumuganisha ashatse wabera uvuze ijambo arambuzabuza wasa nk'igicaho sha reka upima kiba cyasohoye baryuzuze kiba cyasohoye baryuzuze upima zana igice sha iryo aryuzuze turaryini mu gemu ryuzure zana sha ryaje bimeza buriya rero kuko nterukaga mu bintu by'akabari urumva umva mbutabuta nkubwire kuko nterukaga mu bintu by'akabari ntabwo nari nzi ko inzoga iryoha gutya umugore yaramperanye ese si ibyo umuntu aba akubwira abacu ubundi baturabategeka umumarijigo agiraga icyaka namukura ubu ndi umwe mu bagabo bahamya ko umugabo wa nyawe aryama iminota 30 gusa inda bari mu kazi sha ndakubwira ngo reka nkubwire do mureba iki nicyo kigaragaza umugabo sha umva ubundi hari ibintu bya kera twakoraga urumva uyu mugore wasangaga we ugataha wanyweye wakoraga ugahita umukora mu majigo umukoramo iki nyine abose ushatse ko mwabona kubita umugore wanjye uramukosora umukosora umugore wanjye yishigariza mu hejuru turigabanya hasi uzi ko ngiye umugore wanjye ntaramukubita kuva namushaka wewe shaho rero ndumva uracyafite ya myumvire ntabwo ndakubita umugore wanjye na rimwe we kameneke ukamwe ukanyenyire azamura ijigo uhita umukoramo uko ngiye umugore wanjye najya mukubita nta na rimwe ndamukubita aba na rimwe ntureba yewe buri gihe uko ntazi namwandikiye inshyi ebyiri ntazimukubise ntaryama iyo mbyibagiwe uramukora ahita aza akambwira ati nkubita wese umukubita zinga mukubita agaramye ndamugarika nkamushwirira hanyuma wese ndagira ngo mubwire ngo niyo mpamvu buri umugore wawe usuzugura uragenda sikari nge wabaye imbwa nyabusyuguri uragenda ukaba nyabusyuguri koreshi kubwizo mpamvu muze tujye gukubita umugore wanjye tarambazi nahise tujye gukubita umugore wanjye nta kuntu mwaba mukubita abagore banyu tarambazi uwanjye namukubita tujye gukubita aka gasaza abona ni kasinze tujya gufasha tujya tugiye gukubita umugore wanjye hahandi noneho n'undi munsi azavuga ngo njye naramukosora hari ukuntu nkubita umugore w'umuntu urumva uranyigisha ndamukubita ibibando nk'ibyo ikote ryanjye fata urukote rwa gahanga ndamukubita ahandi noneho ko mutaza ndamukubita ariko sha umukosore ntabwo amukosora ndamwica wabikora ndamukubita nishaka mwica akagwa kararyoha muze tujye gukubita umugore wanjye sha iriya mwakumekika kunaniye ndumva ndi mu mavuta yo kumukubita muzamuke ngo narashatse ra ngo narashatse umugore yanze kubyibuha abagore gakosore ngo narashatse kudakomanga se wowe iwanjye usigaye uracenga sha ingegera nta mugore ufite ntawe nta mugore ufite rwose ni ukuri ko imana yakinze wanjye kubitaye nese sheri ko
wasinze kandi bitari bimenyerewe muri uru rugo. Ese sheri ko wasinze kandi bitari bimenyerewe muri uru rugo. Banza umobere ndakubwira. Banza umobere ndakubwira. Mobera. Ariko se umugore wanjye ndamuhora iki? Ubu nemere nshuko n'ibisinzi ngo nuko nanjye byanguriye inzoga. Reba ukuntu amobeye. Ubu se nimwirukana nkanamuhondagura kwitahira, ibi nibyo bizajya bimpobera. Oya, nze mbikubita ari byo. Tambwira kumera ukutanywa byagenze bite? Nzanira ikibando cyanjye kiri inyuma y'urugi ndahita mubwira. Ese ugiye gusubira kunywa? Mubajije ikibando kimwe tujya dukingisha ndahita mubwira. Nakizanisha tumukubita arumva ubundi umuntu umugore wanjye ndamubabarira tugiye kumukubita ushaka ngo ubite umugore wawe n'ubundi nicyo kintu cyane